nk'amahitamo ya buri wese. Buri muntu wese aba yumva namara kuba yakura azashaka umugabo cyangwa se umugore akaba yagira urugo rwiza, ariko kuri uno mugore wese uko byamugendekeye. Ubwo yabyukaga nk'abandi bose nawe akifatira ifunguro rya mu gitondo. Ubwo ari aho ngaho umugabo nuko yaje atangira kumubaza atari ku bundi inda yawe ni uguhora upakiramo ibiryo, nta kindi kintu wakora, habe n'agasiporo, habe n'akantu na gatoya wakikorera, we n'ukwirirwa upakira muri iyo nda yawe ngo urimo urarya ayo makaroni. Ibyo ni ibiki uri kubona bizakumarira iki wakigoryiwe? Itinyuka utinye nawe kubona umugabo yita umugore ngo ni ikigoryi. Umugore nawe agatangira kuba yavuga ati se sheri, eko narinzi ko nyine ubyutse ugiye kuba wajya mu kazi ukaba ubyutse urimo urantuka, ni iki kindi naba nagukoreye? Umugabo agatangira kuba yamubwira ati ibyo ngibyo ntibikureba, icyo ndimo ndakubwira nuko ngewe ntajya gushaka mu buzima bwanjye, urandebera ukuntu ngo urimo urarya. Yahise afata bya biryo nyine abyegeza hirya akamubwira ati reba, icyo ushinzwe cyangwa se icyo uzi ni ukuba wakicarira ibiryo gusa ukirira, naho nguko waza umbwira iki wowe sibyo kuba nakubura mu muryango? Ubwo niko umugabo Yesu avuga ati reka nicariye nirira, ariko umugore agatangira kuba yamubwira ati sheri, ni ukuri nanjye nzakora siporo, nzageraho nanuke, ku buryo basi nanjye uzajya uhora unshima niba ari byo ushaka, basi ngiye gutangira kujya nkora siporo. Ndakamubwira ati niyo wazikora kajana, njye ndagira ngo mbe nakumenyesha ko ntakigushaka mu buzima bwanjye. Ni iki kindi se ni iki kindi urimo urashaka kuba wangezaho usibye kuba wantera umutima mubi nkirirwa nkubona ngewe uri murantera ni sesemi ngewe n'ibiryo? Ubu ngubu ndagira ngo mbe nakumenyesha ko ngiye nta nabirya. Ibanza wirebe ukuntu urimo umeze, none wigereranya n'abandi bakobwa. Umugabo watangiye kukugereranya n'abandi bakobwa uwaba yagiye cyane. Umugore ariko agatangira kuba yamubwira ati se sheri, none se ngiye ko ngukunda, njye ngukundira ukuri nanjye wakankundiye uko ndi? Umugabo agatangira ati iki, njye ngukundira ukuri se? Ibanza wirebe ukuntu umeze nk'ikigurube, bene aka kageni unantesheje apeti, njye sinkinaniye n'ibiryo watetse. Ubwo umugabo yise yikubita aragenda. Umugore nawe agatangira ati shu, none se basi nkora iki? Urashaka ngo ukorere iki? Nkore siporo se? Ntangire nkore siporo kugira ngo wenda itube twabana wenda twishimanye? Basi ngiye kuba natangira nkore siporo niba ari cyo kintu cyaba cyiza. Umugabo agatangira ati zikore, niba ufite undi mugabo uzagushima izikora, ubundi ngewe urimo uranantera n'agaseseme. Ubwo niko yafashe ya makaroni yari arimo ararya tayari, dore ngo aratangira kuba yayamusiga akayamumena, akamubwira ati genda uzikora izo siporo ureke kuba wantesha akazi, njye nigiriye mu kazi. Ubwo niko yafashe ya makaroni arayamusiga. nawe undebere, dore ubuzima umugore yibereyemo ni agahinda. Dore nuko nguko umugore nyine yatangiye kuba yabishinze Imana. Dore nicyo kintu kiba kibabaje, ibintu byose bibi bitubaho twumva ko Imana yabigizemo uruhare, kandi Imana iyo itugenera ibyiza. Umugore nawe yatangiye kuba yavuga mu mutima ati Imana, kubera iki bino bintu uba wifuza ko bimbaho? Njye ntabwo ndi umugore nk'abandi bose, njye sindi umuntu nk'abandi, kubera iki bino bintu uba wifuza ko byambaho Mana? Nawe undebere, dore umugore nyine yatangiye kuba yabishinze Imana. Ibi bintu biraza kuba byagenda gute umugore nk'uyu nguyu w'igishongori, ariko nawe afite umubyibuho udahagije nyine urengeje urugero. Uno mubyibuho nyine urarengeje, ahangaha hafi ibiro 600 ntabwo yabibura uno mugore. Ariko ubwo ngubwo nyine baratwereka hashize iminota mikeya, baratwereka nyine hashize iminota mikeya cyane, aho hari uhari nyine arimo aragenda bambura amadokima, gake gake arimo aragenda yarambura ipuripuru. Ubwo umugabo nuko nguko nyine yibereye mu kazi kiwe. waza umubaza iki? waza umubwira iki nyine? Ubwo nuko nguko yibereye mu kazi kiwe. Ariko ubwo ngubwo akiri aho ngaho, wa mugabo twabonye amaje kuba yatuka umugore we cyangwa se amusiga makaroni, yisagira atangira kuba yavuga ati boss, nari numvishe ngo mwari mumpamagaye. Undi nawe atangira kuba yavuga ati yego, ibanguka ngaho uze imbanze nkubwire. Undi nawe yatangiye kuba yavuga ati nahageze, nizere ko ari inkuru nziza, aba atari inkuru y'incamugongo. Undi yatangiye kuba yavuga ati oya, ntago ari inkuru ncamugongo, ahubwo hano dufite ikirego tugira ngo tube twakurikirana. Nyine hari umukiriya twabonye ushaka ko twamuburanira, aba ni abavoka nyine. Ubwo boss yatangiye kuba yamubwira ati hano hari umuryango ubanye nabi bihagije, ibabanye nabi, umugabo yirirwa hohotera umugore we. Rero ndagira ngo mbe nakubwira ati ino dokima cyangwa se kino kirego tube twagikurikirana, ni wowe uzaburanira uwo mugore wazanye ikirego, kuko yiyemeje kuba yaduhereza amafaranga. Ubwo umugabo atangira kuba yamubwira ati ukuntu bimeze nyine, umugabo yirirwa amuhohotera buri gihe hari n'igihe ngamushinza ngo kabyibushye,
Ibyo rero nibyo bintu nshaka kuba nakubwira ngo uzabe waburanira ku uwo mugabo unyumvira nyine ibintu barimo baramubwira bimeze nk'ibyiwe nawe yatangiye kuba yavuga ati none si warebye undi muntu ugihereza hari icyo bitwaye bose. Undi yatangiye kuba yamubwira ati oya umaze igihe urimo uratsinda imanza rero ugomba kuba wabikurikirana wowe ubwawe kuko umaze igihe kinini urimo uratsinda imanza na runo rero dushaka ko waba warutsinda. Urumva yaba ari inkuru nziza uramutse urutsinze, urumva se bitaba bimeze neza? Ubwo niko nyine yatangiye kuba yabimubwira gake gake akamubwira ati rero ikintu ngiye nifuza nuko runo rubanza wazarutsinda kuko umugabo nyine yirirwa hohotera uno mugore, umugore yari abimbwiye byose. Undi agatangira ati bega uwo mugabo se kadashobotse, ariko ku mutima nyine nawe agatangira kuba yatekereza umugore we ukuntu nawe abyibushye yirirwa bimuhora. Ibi rubanza nyine agiye kuba yaregura cyangwa se urwo nyine ukuntu agiye kuba yaburanira uwo muntu, ibyo agiye kumuburanira nawe arabikora. Yatangiye kuba yakibuka ibintu akorera umugore we buri gihe, ibyo yirirwa amukorera nawe ni nk'iby'urubanza nyine agiye kuba yakemura, nicyo kirego kiri aho ngaho. Undi yatangiye kuba yabyumva akavuga ati yego, ariko umubosi yari arimo aramuhamagara ati yewe Ernest, ariko Ernest yari ari kure cyane. Yatangiye kuba yamubwira ati se hari ikibazo ufite Ernest? Undi ati hoya nta kibazo, wenda wasanga ari udustress, ariko reka mbanze njye kuba nanywa ka energy byose biraza kuba byakemuka cyangwa se biraza kuba ibyashibuka. Undi akamubwira ati nta ribi, ariko wibuke nyine uno mugore yiyemeje kuba yatanga buri kimwe kugira ngo atandukane n'umugore we nako n'umugabo we. Nizere ko uzabikurikirana neza. Undi nawe yese atangira ati yego bosi ngomba kuba nabikurikirana, ibyo ngibyo ni ibintu byanjye. Undi nawe ati bayi cawo nta ribi, genda ukurikirana akazi pole. Ese uyu mugabo nyine ibyo bintu araza kuba yabikora? Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha. Ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo niko nyine amasaha nayo yagiye yihirika, nta gusigara nta no gusiganwa, amasaha yagiye yihirika gake gake. Undi yibereye aho ngaho arimo aririra utuntu tw'utujugu, ninde ni nyamunini barimo arirebera ibitente. Uyu nguyu nta bindi yareba, ubwo ngubwo yatangiye kuba yakirebera ibitente ndetse n'utujugu gake gake agatangira kuba yavuga ati mbega ubuzima life ni iyi ngiyi. Ubuzima ni uko nguko baburya, ubw'umugore ni uko nguko nyine arimo aratekereza ukuntu ubuzima baburya, arimo arabwenjoyinga gake gake. Ubwo akiri aho ngaho umugabo ni uko nguko nawe yese ahagera kwitegereza neza, dore arabona ikidomange cye ikirimo kiririra nta kibazo na gitoya. Undi yatangiye kuba yabaza ati se sheri utashye kare byaba byagenze gute mon bebe? Undi akamubwira ati yego cyane rwose wahanishije, ndimo ndakubona urimo urarya, nta kindi kintu wakora aha ngaha ikitari ukurya. Ese ntabwo uba wireba ukuntu urimo urangana? Ariko undi agatangira ati se sheri ukigira ngaho wese utangira kuba warakara, ni ukuri mbwino nawe turebane kano gafilime. Ndimo ndareba ngwino turebane kano gafilime, ni keza cyane kandi ndabizi nawe uraza kuba wagukunda. Niba utameze neza ngwino tukarebana. Undi agatangira ati ye ushaka ko nanjye mbyibuha nakumvishije? Nicyo kintu urimo urashaka? Njye reka nkubwire wakiguryiwe, njye sinshaka ko njye nawe ubundi twanakomeza turimo turabana. Ikintu ndimo ndashaka nuko njyewe umvira mu buzima bwanjye ukampereza amahoro, nawe nkaguhereza amahoro. Nicyo kintu nifuza. Umugore agatangira ati si ibyo ngibyo bitewe n'iki mon bebe? Undi akavuga ati niki kitabintera ubu kubana nawe koko? Urabona ari cyo kintu ngiye nkeneye? Reka hanze hari abana beza ibafite buri kimwe, atari nkawe nirirwa ndimo ndatongana nawe nawe ukuntu ungana, uzi uko wagira ngo ni ikigega. Umugore reka agatangira ati se sheri wajya ureka kungiranya n'abo bandi, ngerega nanjye ndi umukobwa nk'abandi, ndetse ibyo bafite nanjye nibyo mfite. Undi akavuga ati ngo nibyo ufite, ibyo bafite ngo nibyo ufite, ariko ushirika isoni we, ufite iki bundi sibye kuko ubona ubyimbye aha ngaho wirirwa urya? Ubwo yise afata za njugu itayari atangira kuba yazimumenaho, arimo aramubwira ngo nta kintu na kimwe afite. Yafase ya njugu nyine azimumena, arangije ahita nigendera. Umugore niko yarebye. Nawe ndagira ngo ndebere nyine abagabo nyine barifata bakarenganya abagore ngo nuko ari ba nyamunini, ariko uyu nguyu nanjye ni ukujya nirirwa muhondagura. None se ni iki kindi wamukorera kugira ngo ajye kuri regime? Ni ukumudiha ukamudiha itayari nyine akajya kuri regime gake gake. Nawe yasigaye arimo ararira, arimo aravuga ati si ibi bintu ni ibiki?
tayari ikiba gikurikiyeho nyine nyuma y'ibi byose ni ukurenganya Imana. Nta kindi kintu nyine kitari ukurenganya Imana. Iyo atangiye kuba yarira arimo ararenganya Imana avuga ati Imana, kubera iki bino bintu biba birimo birambaho? Njyewe sindi umuntu nk'abandi. Umugore nicyo kibazo nyine ahora abaza Imana ati njye ntabwo ndi umuntu nk'abandi, ibirirwa bantoteza, ibankubita buri munsi. Nabuze icyo nakora Mana, wanyeretse inzira. Umugore nyine arimo arisabira Imana inzira. Ubwo niko nyine iminsi yagiye yihirika gake gake, iminsi igacaho, waza uyibaza iki iminsi nyine ko ibirimo irigendera. Nawe urabura kuba wakora ibyawe, ahubwo ukirirwa wicaye aho ngaho iminsi ikakujyana. Ejo bundi uraba washaje. Ubwo umugore nuko baje kuba bamugurira utwenda, ariko nawe nyine areba utwenda tugezweho, ariko akagezweho umutwe arimo arareba ntikamukwira, arimo aragenda azamura gake gakeya, agatangira ati suno mwenda we wanzamuze nako wazamutse ngafunga ino resani iri inyuma. Ubwo niko nyine arimo ararwana ngazipinge cyangwa se nyine ngazamure hejuru, azamure resani, agatangira ati ibi ni ibiki. Igake gake ubwo nyine akiri aho ngaho umugabo nuko yaje agatangira ati waretse kuba wajwigira aho ngaho, uri mu biki? Hoya ahubwo nari mbabeshye, hano ni mu rugo nyine, iyi ni imyenda yabo n'ubundi arimo arigira. Ahubwo umugabo yaje arimo aramubwira ati wowe imyenda niba itakigukwira ambara iyi ngiyi kweduka, n'ubundi niyo ugomba kuba wakambara, iyo ngiyo yaragusize kubera kurya cyane. Iyi yari imyenda yiwe nyine yamusize. Aha ni mu rugo bari umugore agatangira ati se sheri, none sino myenda uri kubona koko ariyo nakambara nta gaciro ifite? Undi agatangira ati iki? Niba nta gaciro ifite se uragira ngo bimare iki? Idore iyi ngiyi ni ikweduka igomba kuba yagukwira, ijyanye no kuba yajya mw'urwo ruda rwawe. Njyewe ahubwo reka mbe nakubwira ati nurangiza kuba wayambara, njye ikintu cyaba cyiza nuko bahita banaduhereza agatanya tugatandukana. Undi akavuga ati ntaribire kanyambare. Ariko sheri nukuri uba urimo urampora ubusa, njye sinzi ikintu nagukoreye. Undi akamubwira ati va mu nzira sha, ibyo ngibyo birakureba, nguhora ubusa se nkandi, vuba aha ngaha ubwo nzagukorera ibintu bigutungura. Agatangira kuba yamuhindukiza amubwira ati mva impande poshe gari we. Ubwo umugore nyine we yahoraga atotezwa azira uko ameze, yahorwaga nyine ukuntu yitereye, dore nyine nyamunini kigatangira kuba cyanarira. Ikirimo kiravuga ati ibi ni ibiki. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yarira. Ibintu ariko birakomeye, cyane birakomeye. Ubwo niko umugore nyine yasigaye aho ngaho arimo ararira. Ese ibintu biraza kuba byamera gute? Uno mugore karimo arahohoterwa, arimo arazira nyine uko ameze, yakomeje arimo ararira. Undebere nawe uno mugore, ese araza kuba yakora iki kugira ngo arebane neza n'umugabo we mu maso? Ubwo nuko nguko nyine iminsi nayo yakomeje irimo irihirika, ariko umugore mbibutse n'ubundi aracyarimo araca muri bya bindi byose, ibya bindi n'ubundi aracyabicamo ntaho byagiye. Ubwo nuko nguko yazaga arimo aragenda, ariko nawe arabyibushye mu buryo butunguranye. Ubwo arimo aragenda aho ngaho aratangira kuba yakibaza ati ibi ni ibiki? Umugabo byageze naho firigo nawe asigaye ifunze. Ubwo umugore yatangiye kuba yareba ati iki? Gute yaba yafunze firigo? Ibi ni ibiki? Gute yaba yafunze firigo? Ubwo firigo bari bayikubise bayidanangiye, nta kuyifunguro. Yatangiye kuba yakibaza ati ibi ni ibiki yakoze? Firigo akagenda yifunze. None se ubu ngubu ibi ni ibiki? Njye ndaza kuba nanywa iki? Uyu nguyu nawe akunda ibyo kurya gusa kandi n'ukuntu angana mugani w'umugabo we. Umugabo niko yaje atangira kuba yamubwira ati niko urimo urakora cyangwa hafi imbere ya firigo, wowe ugomba kuba warya rino shu, warirya ridahiye, warirya rihiye, ariko icyaba cyiza nuko warihekenya ukarikanjakanja. We nta bintu byo kunywa ugomba kuba warya, ikintu cyose cyageze muri firigo ntabwo ugomba kuba wakigeraho. Undi ariko agatangira ati se njyewe eko ntari umwana, ese basi umpora iki njyewe ko nanjye nzi uburenganzira bwanjye? Undi agatangira ati icyo nicyo gikoshya, ngomba kuba nagufatira isomo kugira ngo uzijyane uva aha ngaha, njye sinke gushaka mu buzima bwanjye, njyewe ubimenye. Ndagira ngo mbe nakubwira ati njye sinke gukeneye mu buzima bwanjye, icyaba cyiza nuko wava ngaha ukerekera ukagenda. Ubwo umugabo agiye kugenda yarongera agaruka atangira kuba yamubwira ati asikigari we, nari nibagiwe na kontake yanjye, ariko ikintu nkubwiye nuko nakigushaka mu rugo rwanjye. Umugabo nyine yarahaza umugore we ku buryo amubwira ati njye sinke gukeneye mu rugo rwanjye. Ubwo umugore nawe yatangiye kuba yabireba byose, ariko bikamurya, yewe bikamurenga. Agatangira kuba yakibaza ati ibi ni ibiki birimo birambaho? Nakora iki? Nabikoraho iki? Nawe undebere.
ese uno mugore ubundi biraza kuba byagenda gute? Ariko agahinda ko nta gahinda ntago kabura, ntago agahinda ko kabura uno mugore wahorana agahinda. Ibintu biba byamurenze, ibyanamucanze disi kibaju. Ni ikibaju baju. Tayari ikibaju cyacu ikirahohoterwa, ikirimo kirazira uko kimeze nyine. Ubwo nuko nguko nawe akimara kumva ko umugabo nyine amuzengereje, ikintu cya mbere amubwira ari umubyibuho we yatangiye kuba yakiyitaho yikorera agasiporo gake gake. Ariko iyo ari gukora siporo nawe bwiwe aba yumva yanarira, agatangira atawe, Yesu we ndapfuye. Ubwo nuko nguko nyine arimo aragenda, ariko aba yacotse tayari kunama aho ngaho ipantaro ye sinacika, afite ibiro nyine bikabije. Ubwo arimo arunama ipantaro nyine ye sinacika, atangira kuba yavuga ati we nta muntu mbonye we. Ipantaro ye sibunaga nako ikabutura niyo yambaye yahise icika, atangira kuba yagenda yegera hirya, igake gake nawe ubwiwe agatangira kuba yavuga ati mamayi we. Ubwo niko yatangiye kuba yabireba, nawe agahinda kakamwica, agatangira kuba yarira iminsi yagiye yikomeza, cyangwa se yagiye nyine ishira. Nawe arimo aragenda akora ka siporo, akajya muri jimu, akagenda agakora utuntu duke turi aho ngaho, agaterura utwuma buri kimwe nyine utwabashije, agakora siporo. Ariko nawe atekereza ukuntu umugabo we yirirwa amubwira ibyo amubwira byose. Ubwo akaza no ku munzani ngo arebe niba hari ibiro byavuye, ariko afite ibiro birengeje urugero. Umuntu ufite ibiro biriya birenga 300, nawe ubwiwe ni ubuzima bwe buba buri mu byago. Yatangiye kuba yakireba akavuga ati mamayi we. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yagenda anagabanya ibyo yaryaga, akagenda arya uburyo nyine buri aho ngaho butuma nta biro byiyongera, agatangira kurya ubusarade gake gakeya, yigenda yiyitaho kugira ngo arebe nyine ko umugabo we bawubana neza, kuko umugabo nyine amumereye nabi cyane. Ubwo nuko nguko ari aho ngaho arimo aririra, ariko ahorana agahinda, atekereza ibyo umugabo we amubwira. Ntabwo bijya bimuva mu mutwe cyangwa se mu ntekerezo, ahora arimo arabitekereza ibintu byose umugabo we ahora arimo aramubwira. Ubwo nuko nguko nyine iminsi yaragiye harashirira ihirika, umugore nyine aracyakora siporo ndetse akiyitaho. Iminsi yagiye irinaga, ubwo agatangira kuba yakigera imyenda nyine ngo arebe, ariko reka imyenda yose yambaraga yaramusize, imyenda yaramusize. Yatangiye kuba yavuga ati mana yanjye, none se siporo ndimo ndakora zo ko mbona nta kintu na kimwe zirimo ziratanga. Umugabo nuko nguko yaturutse inyuma, atangira kuba yazunguza umutwe, arimo arumva umugore ukuntu arimo aritonganya. Yahise amubwira ati niko yewe kinyamunini we, ibite byawe kigurube. Ubwo amwita kigurube nyine ngo nyamunini kigurube, akamubwira ati ibyo ngibyo nta kintu na kimwe byagufasha, ahubwo iyo myenda ndumva wagiye uyica ukayambara iciye, ugashaka indomane nyine ukajya uyidomeka, kuko nibyo bintu byakubera. Umugore nyine agatangira kuba nawe yabyumva ukuntu umugabo yamutereranya, agatangira ati se sheri, none se basi nzakora iki ngewe ko natangiye kuba nakora siporo, ariko imyenda nyine yanze n'ubundi kuba yankwira. Ese basi wanjyanye mu isoko tukagura indi? Umugabo akamubwira ati ibyo nibikureba, ngewe ahubwo narinje kuba nakubwira ati wiyakira ibyawe, nge nawe nakubwira ati bigiye kuba byarangirira aha ngaha, itegereza gatoya nkwereka ikintu ngiye kuba nakwirika. Umbabariro indebere, uno mugabo ni icyo agiye kuba yakereka uno mugore. Idure aho ngaho hari akanyana kaje, agakobwa gatoya ka sayizi. Yatangiye kuba yamubwira ati wabibonye, iyo uba umeze nka gutya simba ngutaye, ariko kuko umeze gutyo ndagutaye, nge sinakomezanya nawe. Ibyo ngibyo byo ubyibagirwe tubirangiriza aha ngaho. Ubwo niko yatangiye kuba yareba ka gakobwa, agakobwa nako kagatangira ati bimeze gute, umugoroba mwiza ikigurube we. Unyumvire nyine, dore umukobwa azanye yatangiye no kuba yamwubahuka, akamubwira ati ngo umugoroba mwiza kigurube. Undi agatangira ati ntago ndi kigurube. Undi agatangira turaburana ibiki, ubwo se uri kubona uri umuntu, uri ikigurube kimwe se ahubwo kuri ifamu y'ingurube? Nawe undebere dore. Ubwo agatangira ati ndiye mbabarire ngo nge ntago ndi kigurube. Uri ikigurube kimwe se? Ubwo wa mukobwa nawe agaseka aho ngaho, agatangira kuba yamwasubiramo nawe ibintu byose nyine ukuntu arimo arabivuga. Umugore nawe arimo arabireba, ubwo agatangira kuba yavuga ati sheri, none se waretse tukagenda? Undi akavuga ati ariko uzi ko ari byo, reka tugende. Ariko agiye kuba yagenda yahise ahindukira areba umugore we ati ariko uzi ko ntari nagushonesheje, ntabwo warebye inyuma hiwe, ntabwo habyigana nkaho hawe.
reka ahindukire abanza kwereke inyuma hiwe ukuntu hameze, dore aba yiyitayeho. Ubwo niko umukobwa bamuhindukije gake gake abanza no kuba yamwereka kuri wota nyashi, sorry, abanza kuba yamwereka nyine inyuma he. Umugore arimo arabireba, cyangwa se umukobwa nyine, umugore w'uno mugabo yatangiye kuba yabireba, undi yaravuze ati twigendere. Ubwo niko umugabo yese agenda, undi aravuga ati reka nze ndaje mpagusange. Yasigaranye na Nyamunini. Ubwo niko yamurebye atari kuza, ariko mbere yuko ngenda sinabura kuba nakurabura. Uwo mubyibuho wawe rwose uteye ishozi, urakabije cyane, uteye akantu k'agasesemi, ariko ugira umunsi mwiza. Bye. Ubwo niko nyine yahise agenda. Umukobwa cyangwa se umugore nawe asigara aho ngaho arimo arareba, atavuga ati se sheri, kubera icyo nkoreye bino bintu, ibi bintu nkoze ni ibiki ngewe ko ngukunda? Abandi barimo barigendera, ibyo ngibyo ntibibareba. Reka ibyo ngibyo ntibibareba. Umugore yatangiye kuba yavuga ati se sheri, waretse. Abandi baraminutse baragenda. Tayari umukobwa nawe akomeza arimo aragenda biruka inyuma, ahamagara ati sheri, ni ukuri basi wimpemukira, kuko niwe w'umuntu wenyine wankundiye uko ndi, yewe nanjye naragukunze, nubwo nagukunze uko uri, ariko si tumeze kimwe. Basi nyumva, wanyumvishije basi ukareka kuba wagenda, ni ukuri ndakwinginze. Ubwo umugore nyine yatangiye kuba yatakambira umugabo, ariko umugabo tubonye ajyana n'undi mukobwa, agakobwa kakiri gatoya. Ubwo nyine yatangiye kuba yabimubwira gake gake ibintu byose, ariko undi wabwira yagiye, undi yikubise hasi, byaramurenze bino bintu. Ni hahandi nyine umuvuduko wahise uzamuka. Uyu nguyu n'ubundi ni umuvuduko w'isukari, imyunyu ndetse n'igikoma, ibiba byagiye bikikoroga, kuko uyu muntu nyine yarengeje urugero. Tayari. Ubwo nuko nguko nyine umugore we kwiyakira byaranze, bahise batugarura kwa muganga gake gake. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Dore undi barimo baramwitaho gake gake pole, aho hari umuganga nyine arimo aragenda apima ngo arebe ukuntu umukobwa nyine ubuzima bwe buhagaze, cyangwa se nyine buryamye, kuko nawe araryamye. Ubwo umukobwa nuko nguko yicuye kwitegereza neza, nyine yahise abona muganga ari aho ngaho nyine arimo aramwitaho, atangira kuba yamubwira tumeze neza iminsi myinshi, twari tumaze igihe kinini turimo turakwitaho, utarimo urabyuka, none nyuma na nyuma urabyutse. Ubwo nuko nguko nyine umukobwa, iyi muganga yatangiye kuba yamubwira ati rero ukuntu ibintu bimeze, ndagira ngo mbe nakumenyesha ko ubu ubuzima bwawe buhagaze neza, majije kuba nabipima, vuba aha ngaha nyine ugiye kuba wakitahira, kuko ibintu byose bimeze neza, ndimo ndabibona, ibintu byose bimeze neza, vuba aha ngaha ugiye kuba wataha. Ariko umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yabaza umuganga, akamubwira ati none se hari umuntu basi wegeze kuba yaza kuba yandeba aha ngaha igihe nari maze ndwariye aha ngaha, hari umuntu wegeze kuba yaza kuba yansura? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yabaza umuganga. Umuganga nawe ahita amubwira ati oya, nta muntu wegeze kuba yaza kuba yagusura. Umukobwa yarabyumvishije, hano agahinda karakwica. Ubwo umukobwa nyine yatangiye kuba yabyiyumvisha. Ubwo muganga ahita amubwira ati ngiye reka mbe nagenda, njye ubu ngubu ndagiye, ngiye kuba nakita ku bindi birego, nako ku bandi baganga, nako ku bandi barwayi da. Ubwo niko yabyumvishije, aramubwira ati kandi uze kuba wakiyitaho, njye nta muntu n'umwe, njyewe niwe murwayi wenyine unshanzi, kugeza naho nta muntu n'umwe wegeze kuba yaza kuba yagusura. Ibiracangaranye, ibaze nyine kuba nyine mu muryango w'iwanyu cyangwa se mu bantu bose muziranye, nta muntu n'umwe wegeze kuba yaza kuba yagusura. Umukobwa nawe arabyumva. Umuganga atangira kuba yamubwira ati ngareka ngende, kandi uraza kuba wamera neza, Umukobwa nyine yatangiye kuba yarira mugani wa muganga. Ibaze kuba warwara ntihagire n'umuntu n'umwe uza kuba wagusura, ni ibintu biba bibabaje cyane. Ibintu ntumbaze ngo wabigenza gute, nta n'ikintu wanabikoraho mugani. Umukobwa yasigaye aho ngaho arimo arayireba, nawe akibaza ati ibi ni ibiki birimo birambaho? Ubu ngubu ikiba gikurikiyeho ni ukurenganya Imana, nicyo kintu kiba gikurikiyeho. Nawe undebere. Ubwo iminsi yagiye yihirika, iminsi igenda yihirika gake gake, iminota iragenda irihirika, amasaha arihirika, iminsi irihirika. Ubwo umukobwa nuko nguko we gutanuna n'ibyo kurya byo ni ikizira,
iminsi yo yarihiritse ari myinshi cyane. Iminsi irihirika ubwo ngubwo aho yicaye n'ubundi abuvuga ngo agiye kubanza yakipura, ariko iyo atatse ipura nyine aba arimo ararya twa tuntu dutoya turyohereye tw'abana. Dore nyamunini wacu nuko nguko nyine arimo arareba gake gake, dore ibintu biba byanamurenze nawe yicaye aho ngaho. Ntumbaze ngo arimo aratekereza iki, yatangiye kuba yatekereza ibintu byose byamubayeho nubwo tutabibonye. Dore aho ngaho hari ibyo bari barimo barasinya, dore we n'umugabo we hari ibyo bari barimo barasinya. Ubwo ngubwo icyakurikiyeho basinye divorce, babahereza gatanya. Umugabo nta n'ibintu byinshi byo kumurebaho, basinye gatanya. Ubwo umugabo icyakurikiyeho ko ari ukumusora mu nzu, amusorana nabi amubwira ati gerayo, genda genda genda. Umugore agatangira ati sheri wambabariye, undi akamubwira ati wowe nicyo utarimo urumva, sohoka genda. Tayari ubwo umugore bamusoye mu nzu nyine akimara kuba yava kwa muganga. Icyakurikiyeho bamusoye mu nzu, ibintu biramurenga, biramucanga cyane. Dore nuko nguko yatangiye kuba yareba agahinda, nuko nguko ikagufata agahinda. N'ubundi ntago kica, sibyo ko kagira mu binono gufatanya n'uyu muntu umeze gutya, agahinda karagenda kakagushengura. Dore nawe ye bamusoye mu nzu, umugabo icyakurikiye akimara gusohora umukobwa yahise yizanira ka kanyana kiwe kakiri gatoya, atangira kuba yamubwira ati wabibonye ibi byose, ibi ngibi uko urimo urabibona ni ibyacu, ubwo nawe undebere. Tayari ese ibi bintu biraza kuba byarangira gute? Umugore ko yishwe n'agahinda, hanahiranwa n'agahinda, undi yatangiye kuba yamwereka inzu amutembereza aho agiye kuba yamuzana. Undi nawe nyine arimo aratekereza ibintu byose ukuntu byagenze. Dore nuko nguko byagenze. Mu minsi ya nyuma nyine akimara kuba yakira, yasubiye mu rugo. Nibyo arimo aratuganira nyine banatwereka ukuntu byagenze. Yasubiye mu rugo, ibintu byose biragenda biranga, agerageza kuba yakiyitaho, ariko na n'ubu ngubu ntago aribagirwa ibintu umugabo we yamukoreye, nubwo arimo aragerageza kuba yakiyitaho. Ubwo nawe nuko nguko yagiye, ariko afite inda, we afite inda iragwa. Ubwo nuko nguko yabonye nawe nta kindi kintu yakora, aragenda. Tayari ubwo niko amezi yagiye arashira ari menshi. Amezi yo yaragiye arinaga, hinaga amezi menshi. Ubwo nuko nguko aho ngaho barimo baratwereka wa mubosi, wa mwavoka, nyirikazi yaje atangira kuba yavuga ati niko bakozi mwe, uyu munsi ndagira ngo mbe nababwira, hari ikintu nshaka kuba nabamenyesha. Harya ubundi nigeze mbabwira umugore wanjye sha, ndagira ngo mbe nababwira ati umugore wanjye ubu ngubu agiye kuba yaza akorera ahangaha, mugenda aba ntari ahangaha. Umugore wanjye agiye kuba yaza, nawe arimo arihugura kuko arangije universite, arimo ariga. Ubwo nyine hashize imyaka myinshi. Ubwo nuko nguko nyine hari urimo uraza, uwo ni bosi wabo, yatangiye kuba yabakubita amawayiza ababwira ati umugore wanjye agiye kuba yazanganye, nanjye mfite ibyo ngiye kuba najyamo, kandi ibyo azababwira byose utazabikora azirukanwa, kuko umugore wanjye n'ubundi azaba arimeze nkanjye. Ubwo niko yahindukiye atangira kuba yavuga ati sheri, none se watambutse ukaza bakakureba, ngwino utambuke bose bakurebe, murebe ikidomange cyanjye, mumurebe, mumukunde. Ubwo niko umugabo nyine yatangiye kuba yahamagara umugore we, urimo uraza nuko angana, nuko atambuka. Bose barabirebye batangira kuba bakoma mu mashyi, ariko hari utari urimo urakoma mu mashyi ni wa mugabo. Dore umukobwa uje ni nyamunini wacu. Ubwo yise yambirana n'umugabo we, dore tayari nguyu niwe mugore w'uyu mugabo, disi byarakunze. Ahita yibonera umugabo, bosi wa mugabo we wirirwaga amuhondagura, niwe rero bahise bashakana. Undi yatangiye kuba yavuga ati sheri, ntabwo nakumvisha ukuntu uyu munsi meze, ibintu birandenze n'ukuri, noneho mbonye ko nkunda bya nyabyo, tuzagumane mu bebe. Tayari kigurube, nako nyamunini, nako muntu muto, yabonye umugabo, yabonye ibogari, dore uri ku nguwo byamushobeye. Ernest byamushobeye. Umugore yatangiye kuba yavuga ati sheri, nukuri ngewe ndabikunze cyane kuba ngiye kuba nakorera hano. Abakozi nyine bahise bagenda, ariko wasigaye ni Ernest. Umugabo nawe yaramubwiye ati reka nzeho gatoya, ndaje. Umugore nyine nawe byaraciyemo, yahise yibonera umugabo nyine ugomba kuba yahita amushaka. Ubwo agiye kuba yagenda, Ernest yatangiye kuba yavuga ati iki niko ibi ngibi se murimo murakora ni ibyanyabyo cyangwa ndimo ndarota? Igutaye amahirwe yabera kubayeho, ibi bintu ntago ndimo ndabyumva. Byaba byaragenze gute kugira ngo bino bintu bibe byakunda? Ariko bosi nyine arimo arareba abona hirya barimo baratongana. Undi yatangiye kuba yavuga ati mbwira,
ibi bintu byagenze gute? Imbwira. Undi agatangira ati nicyo utarimo urabona, uriya ni umugabo wanjye rero turawubanye, ibintu byose biri ku rundi rwego, ahubwo ngendagira ngo mbe nakubwira ati nituzajya tuba turi mu kazi ntukajya unandeba nkaho wegeze kuba wamenya, ibitari ibyo ngibyo nshobora kuba nakwirukana kuko ntagukunze ngewe nakwirukana, siko bimeze se? Witonde rero wicunge, ntaza kuba nakwirukana kuko ibintu ntago ngewe nakwishimiye uyu munsi. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yabimubwira, nawe nyine akiramo no kuba yamwiryaho. Ibosi we yatangiye kuba yavuga ati hano n'ibiki birimo birajya mbere, hari ikibazo sheri? Ubwo dore Ernest nuko nguko arimo arareba kuko yabonye ko ba bantu ari umusheri na shushu. Ubwo ndatangira kuba yamubwira ati oya sheri, ibintu byose bimeze neza, nta kibazo na gitoya. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yarebera Ernest, akamubwira ati Ernest we, uzitware neza rwose ku mugore wanjye, kuko ibintu byose bigomba kuba byagenda neza cyane, siko bimeze se? Ibintu bigomba kuba byagenda neza kandi nawe uzakorane neza cyangwa se nyine muzakorane neza. Tayari. Ubwo niko umugabo nyine yahise avuga ati ngereka mbe nigendeye, ndajeho. Ernest nawe asigara aho ngaho ari kumwe n'umugore w'uriya mugabo, agatangira atereka ibi ngibi murimo murankina ni ibiki ngiye ko ntarimo ndabisobanukirwa. Ubwo umugabo arimo aragenda, ariko nyine yahise atangira kuba yavuga ati ariko iki kirishi ubu nticyaza kuba cyantwara umugore ra? Ubwo niko yahindukiye aritegereza, araza ahita abwira shushu ati shushu, none se Ernest we wagiye mu kazi? Wagiye mu kazi ra? Ijya mu kazi amasaha arimo arakurenga, isheri twigendere. Ubwo niko umugore yahise amubwira ati yewe umva nkubwire, hari ikintu nshaka kuba nakumenyesha, wicunge ntaza kuba nakumanura mu ntera, cyangwa se nkaza kuba nanakwirukana no mu kazi, kuko ubwo bubasha ndabufite, siko bimeze se? Uze kuba wakitwara neza. Ubwo umugore nyine yahise yigendera ajyana n'umugabo we. Ernest byaramucanze, biramurenga mw'abantu mwe, ibintu hari aho bigeranye n'amazi akarenga akanogo, ibintu bikakurenga. Tayari dore umugabo yasigaye aho ngaho arimo aribaza ati ibi bintu ni ibiki? Dore ukuntu bikurenga nawe ukavuga ati ibi bintu byagenze gute? Ubwo niko umugabo nyine yatangiye kuba yatekereza ati yewe Eishani ni uku nguku yantaye mu nzanye ibi bintu byose, none uwo twabanaga ibintu byaragiye birakunda, kandi yari umugore mwiza. Icyo nicyo kintu yatangiye kuba yatekereza. Uwitwa Eishani ubwo ni ka gakobwa ngo ibintu byose karabifashe karabijyana, umugabo nyine ngasigaye ngarira uko nguko nyine ahagaze, nta kintu na kimwe afite. Ibintu rero byaramucanze, atangira kuba yatekereza kuri wa mugore babanaga, yari umwana mwiza. Rero reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, nuko nguko nareshyaga n'agakuru kacu nuko nguko kari kameze, ariko nizere ko mutakarebeye ubusa, ibura umwe akuyemwo inyigisho cyangwa se isomo. Ndagira ngo mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona cyangwa se wayibonye, iramutse yagushimishe ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo ngubwo inkuru zo n'umunsi ku munsi tujye tuzibanamo. Ndabakunda cyane, bye bye.